imwe mu nkuru za mbere y'izindi zivuga kuri Yesu w'i Nazareti, ubuzima bwe, urupfu ndetse no kuzuka bye, yanditswe n'umugabo witwa Luka. tuyizi nk'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, ariko Luka yakomereje inkuru mu gitabo cya kabiri Cyitwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kandi cyose kivuga ibyo Yesu yakomeje gukora nyuma yo kuzuka kwe. ibyakozwe n'intumwa bitangirana n'intumwa zagendanaga na Yesu wari umaze kuzuka, kikaba ari ikintu kirenze ubwenge kugitekereza. Nuko mu gihe cy'ibyumweru Yesu wazutse yakomeje kubigisha iby'ubwami bwe buhindura byose, ukurema gushya binyuze mu rupfu no kuzuka bye. Ibi ni ibintu bishimishije kandi n'intumwa zumvaga ziteguriye kujya mu isi kubyamamaza. Nyamara Yesu ababwira gutegereza no kuguma muri Yerusalemu kugeza ubwo bazahabwa imbaraga nshya, kugira ngo bazabashe kuba abahamya ba Yesu n'ubwami bwe b'abanyamahanga. Hanyuma ababwira ko ubutumwa bwabo buzahera Yerusalemu, nyuma bagakomereza i Yudaya n'i Samariya, maze bavaho bagakomereza hanze mu mahanga. Ibi bisa n'ikarita y'urugendo rw'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyose. Nuko intumwa zaje kubona Yesu yimikwa nk'umwami w'ibyaremwe byose. Maze intumwa zitegereza zibaza igihe izi imbaraga zizazira. Hanyuma igihe cya Pentekote kirasohora. Uyu wari umunsi wizihizwaga kera mu Bisirayeli. Habaga ari mu minsi ya mbere y'impeshyi. Kandi ibihumbi n'ibihumbi by'abakerarugendo b'Abayahudi bazaga i Yerusalemu baturutse mu bice byose by'isi. Izi ndimi n'imico bitandukanye byose byahuriraga mu murwa. Kandi intumwa zari hamwe mu nzu yuzurwa n'umuyaga uhuha cyane uvanze n'umuriro. Umuriro wigabanyamo ibirimi byawo bijya hejuru y'imitwe yabo. Ibi bisobanuye iki? Luka arimo kwifashisha insanganyamatsiko yisubiyemo akuye mu isezerano rya kera. Ubwo kubaho kw'Imana kwigaragaje muri ubwo buryo ku musozi Sinayi, ikagirana isezerano na Isirayeli maze ikabaha ya mategeko 10. Hanyuma ubwo bwiza bw'Imana bwaje mu nkingi y'umuriro kuzura mu ihema igihe yari ije kubana nabo. Iyo nkingi y'umuriro yari imwe gusa, ntabwo zari nyinshi. Luka aha arimo kwerekana ikintu cy'agaciro. Ibi ni ukubaho kw'Imana mu rusengero muntu. Umwuka w'Imana wari waravuzwe n'abahanuzi ba Isirayeli. Ubu noneho ukubaho kw'Imana kwaje kugira ubuturo mu rusengero rushya rw'umubiri wa Yesu. Urwo rusengero ni abantu bayo. Bahindutse isengero nto zigendanwa aho Imana isigaye ituye. Nuko batangira kubara inkuru zerekeye Yesu, ariko bakazivuga mu ndimi batari basanzwe bazi. Ariko abashyitsi bose bashoboraga kuzumva. Ibi bisobanuye iki? Petero yahagurukijwe no gusobanura ko ibyabaye ari ugusohora kw'ibyiringiro bya Isirayeli hashingiwe ku byanditswe. Umugambi w'Imana kwari ugukoresha umuryango wuzuye ubumwe wa Aburahamu kugira ngo igarure amahoro n'ubutabera ku isi. Ariko ubwoko bwa Isirayeli bwari bwaratatanye bitewe no guhunga. Ubu hano kuri Pentekote abahagarariye amoko yose bari bahuye kandi basobanuriwe ibya Mesiya, Yesu wabambwe kandi akazuka, kugira ngo babashe noneho kuba ubwoko bwa Isirayeli bwongeye guhemburwa. Maze ibihumbi muri bo batangira ubwo gukurikira inzira ya Yesu. Ibi bikaba ari byo bituzana ku nkuru ndende ya Luka yerekeye insengero ebyiri. Hari urusengero Herode yubatse Yerusalemu, aho intumwa za Yesu zamuramirizaga nk'Abisirayeli bose barokotse. Ariko noneho hari n'urusengero rwa Yesu rugizwe n'abantu. Uru rusengero ruhurizwa hamwe mu ngo muri Yerusalemu hose, kandi babanaga mu buryo bushya butigeze kubaho. Nibyo byibazeho, abenshi muri aba bakerarugendo nta nubwo baturukaga muri Yerusalemu, nuko bashinze iyi miryango mishya kandi bose bishingikirizanyagaho. Yego, abantu bagurishaga ibintu byabo maze bagafasha abakennye bo muri bo. Amafunguro yabo bayaryaga basangiye. Buri munsi basengeraga hamwe. Bigiraga ku birenge by'intumwa, bivuze kubaho nk'aho Yesu ari umwami w'abari mu isi, kandi byari bibanejeje. Nyamara ntabwo byari binezeza nk'imikino. Kuba urusengero rw'Imana ni inshingano ikomeye, nk'uko byari bimeze mu isezerano rya kera. Ushobora kuba uzi inkuru idasanzwe iri mu gitabo cy'Abalewi yerekeye abatambyi babiri bubahutse Imana mu rusengero maze bagapfiramo ako kanya. Umva, aha Luka yashyizemo inkuru isa n'iyo y'intumwa ebyiri zubahutse umwuka w'Imana muri uru rusengero rushya, maze amaherezo yabo amera nk'ay'aba batambyi. Bisobanuye ko hari ibyaha byari muri abo bantu. Nyamara ikibazo, intambara ikomeye ni yabateye iturutse hanze. Yego, iturutse muri rwa rusengero rundi. Abakuru barwo bahangayikishijwe n'ibyakorwaga n'abiyiterwa Mesiya, bityo bafunga intumwa. Bagerageje kubahagarika. Maze ibi bikatuzana ku nkuru ya nyuma mu gice cy'ibyakozwe n'intumwa i Yerusalemu. Luka akadusobanurira iby'intumwa tutari tuzi, Sitefano.
yego Stefano w'umunyamwuka bikomeye afata iya mbere nk'umuyobozi mu ntumwa mu gufasha abakene. Hari n'ubwo yajyaga mu bikari by'urusengero kwigisha abantu iby'inzira ya Yesu. Abakuru b'urusengero baje kumufunga bamaze kwibonera abatangabuhamya b'ibinyoma bo kumushinja ko ngo yatutse Mose ndetse no kubazana iterabwoba akanabangamira iby'urusengero. Mu kubasubiza Stefano yavuze ijambo rifite imbaraga agaragaza ko uko ibintu biri ariko n'ubundi byahoze. Akivuga yasubiye mu nkuru y'isezerano rya kera yose, agenda aca umurongo ku bantu nka Yosefu, Mose ndetse n'abahanuzi. Abantu bakomeje kwirengagizwa ndetse no gutotezwa n'ubwoko bwabo. Isirayeli yahoze irwanya intumwa z'Imana mu myaka magana. Uko niko birengagije na Yesu, ndetse n'ubu niko bigenze ku bamwemera. Uku ni ukwirengagiza Imana ubwayo. Bararakara maze batangira kumwica rubi, batoragura amabuye bayamusukiranyaho kugeza apfuye. Maze agipfa yiyegurira Yesu ngo ababazwe kubera ibyaha by'abandi, ndetse arataka cyane ati, mwami nubabare w'iki cyaha. Mu by'ukuri ibi nibyo Yesu yavuze bamwica. Nibyo rwose, Stefano ababaye wa mbere wahowe gukurikira Yesu, n'abandi benshi baje gukurikira. Ariko iri totezwa ryarimo imbuto z'ibyiringiro, ariyo mpamvu aharuka atwereka undi muntu, umuyobozi mu by'idini witwaga Sawuli. Yahagaze hejuru y'umurambo wa Stefano ndetse anishimira ibyamubayeho byose. Uretse Sawuli uravuga umugabo waje kuba intumwa Pawulo? Yego, Luka ari kwerekana buryo ki n'ubu bwicanyi bw'agashinyaguro butashoboye kuburizamo ubwami bwa Yesu. Bityo intumwa nyinshi zitotejwe zitatanira hanze ya Yerusalemu, ndetse nk'uko Yesu yari yarabivuze berekeje n'iyi Yudaya n'i Samariya. Inkuru z'ibyabereye iyo nibyo bivugwa mu gice gikurikira cy'ibyakozwe n'intumwa.